the bronze, the BBW, and the hybrid. Muraho neza abakunzi b'isoko y'ubworozi. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bwoko bw'inkoko imaze igihe yigaruriye imitima y'aborozi. Aborozi benshi bakaba bashishikariye gutangira korora ubu bwoko bw'inkoko. Inkoko ya dendo. Ese wari uzi ko mu mezi 6 yonyine dendo yawe y'inkokokazi iba itangiye gutera? Ese nanone wari uzi ko ku mezi 6 yonyine isake yawe ya dendo iba ifite ibiro hagati ya 15 kugera ku biro 20? Wari uzi ko se ku mezi 11, 11 isake yawe ya dendo iba imaze kugira ibiro hagati ya biro 20 kugera ku biro 28? Ese waba wibaza ngo iyo dendo ifite ibiro 28 ibihagaze igiciro kingana iki? Ese nanone inkokokazi yawe y'amezi 6 iri gutera agaciro k'igi iri gutera kangana gati? Ese izi dendo zibaho zite? Zororwa zite? Zaturutse he? Ibyo byose n'ibindi byose wibaza tugiye kubiganiraho muri iki kiganiro. Imibereho yazo, ubuzima bwazo kuva ivutse kugeza nibura itangiye gutanga umusaruro. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Hagenimana Fabien hano ku isoko y'ubworozi. Mbahaye ikaze. Inkoko ya dendo ni inkoko ifite inkomoko mu gihugu cya Amerika. Ikaba irangwa no kugira umubiri munini kandi muremure. Ni inkoko itera amagi manini atandukanye n'ay'izindi nkoko zisanzwe kuko yo aba arimo amabara y'ibidomodomo ukuntu nk'uko urimo kubibona hano. Ni inkoko izwiho kugira urugwiro hagati y'inkoko muri zo ndetse ikagira urugwiro ku mworozi uzorora. Abantu benshi bakunze kwitiranya ko izi nkoko ari kimwe zimeze nk'izindi nkoko zisanzwe, ariko ndagira ngo ngumenyeshe ko zino nkoko ari inkoko zitandukanye cyane n'inkoko zisanzwe. Inkokokazi yayo ubwayo igomba kuba ifite uburemere bungana guhera ku biro 7 kugera ku biro 12. Iyo ni inkokokazi ikuze. Naho isake yo ubwayo ishobora kugura amafaranga isake ikuze guhera ku bihumbi 25 kugera ku bihumbi 50 mu manyarwanda. Kuri uyu munsi nicyo giciro inkoko y'isake n'inkokokazi ihagaze. Isake ibigomba kugura hagati y'ibihumbi guhera ku bihumbi 25 kugera ku bihumbi 50 mu Rwanda. Ayo mafaranga urayabona iyo isake yawe wayireze neza ikaba ikuze. Idendo ntabwo zikunze gutera amagi menshi, igitera amagi make ariko ikabyara imishwi y'ingirakamaro kuko umushwi wa dendo uba uhagaze hagati y'ibihumbi 8 kugera ku bihumbi 12. Uwo ni umushwi muto ugicuka. Wa mushwi uba utaracuka neza, uba utemerewe kujya kuragirwa kuko dendo zo mu mwihariko wazo ni inkoko ziragirwa ku gasozi zikarisha nk'uko intama cyangwa se ihene n'andi matungo yose arisha. Dendo ziraragirwa. Uwo mushwi nkubwiye ushobora kuba wagura amafaranga n'umushwi utaracuka ku buryo utajya kuragirwa kure cyangwa se kuragirwa ahantu hari urumi. Aba ari inkoko ikirindwa ubukonje. Urumva rero ko dendo ari ubworozi bushya bwaje bufite amafaranga kurusha inkoko zisanzwe. Reka turebere hamwe noneho impamvu zikururira abantu benshi gutangira korora ubworozi bw'inkoko za dendo. Mu Rwanda inkoko za dendo usanga ari inkoko zigira inyama nyinshi ku buryo usanga zikenerwa amahoteli, amaresitora ndetse n'abantu mu ngo zabo baba bakeneye cyane izi nkoko kugira ngo bazikuremo amafunguro yabo. Izi nkoko rero usanga ariyo mpamvu zikunzwe cyane n'abakunzi b'inyama hano mu Rwanda. Indi mpamvu ikururira abantu benshi gukunda inyama y'iyi nkoko ni inkoko igira inyama nziza, inyama idafite ibinure n'amavuta menshi muri yo, akaba aricyo ikururira abantu benshi gukunda inyama yayo. Mu gutangira izi nkoko ntago bivuna cyane kimwe ng'izindi nkoko kuko gutangira byonyine ushobora kuba watangirira ku nkokokazi 2 n'isake imwe zonyine zikakuzamura kugeza ubaye umukire cyangwa se umuherwe biturutse ku bworozi bwawe bw'inkoko. Inkoko za dendo ntago zikenera gutangirana igishoro kinini, ntago zikenera ikiraro kirenze, zitangirana ikiraro cyawe gitoya gisanzwe. Ntago zikenera kuba wazigaburira ibiryo byo mu nganda gusa kuko
abazorora mu buryo bwa gakondo bazorora bazigaburira ibyatsi bisanzwe baziragira ku gasozi, mu gihe bagiye mu mirimo bakazitwara mu mubande zikarishayo zigataha, ntizikenere kuba zagaburirwa buranda, ukaba wazigaburira ibiryo bisanzwe nk'ibisaguka byasagutse ku biryo byo mu rugo byo mu gikoni, ibishishwa by'ibijumba, ibirayi, ibitoki, gutyo ntabwo zikenera kurya ibyatsi bya buranda bisi nk'inkoko zisanzwe. Ni inkoko zoroshye kuzitaho, ariyo mpamvu ikururira abantu benshi kuba bakorora izi nkoko za dendo, cyane ko nazo zirimo amafaranga menshi atandukanye n'ay'inkoko zisanzwe. Idendo mu mwihariko wazo ni inkoko zidakunze kwibasirwa n'indwara zitandukanye, kuko mu mwihariko wazo ziba zikunze kurya ibyatsi bisanzwe, ni ukuvuga ngo zikunze kuryamo n'imiti ituma zigira ubudahangarwa. Dendo rero uzigereranyije n'inkoko zisanzwe, ni inkoko zidakunze kwatakwa n'indwara mu buryo bworoshye, kuko dendo ntabwo zikunze kurwara indwara izo arizo zose uretse tw'ibicurane, kandi indwara z'ibicurane nagiye mbereka ukuntu tuzivura muri video zabanje. Nawe ukeneye ko twakwigisha indwara, ukuntu wavura indwara mu bworozi bwawe, ujya muri comment ujye ubitubwira. Iyo niyo mpamvu rero yindi yagukururira korora dendo, kuko ntabwo zikunze kwatakwa n'indwara kimwe n'inkoko zisanzwe. Nk'uko twabibonye haruguru, dendo ni inkoko ikura vuba, kuko guhera ku mezi hagati y'amezi 6 na 7 ni inkoko iba yarageze igihe cyo kugurishwa. Urayigurisha cyangwa se yaba ari inkokokazi ikaba itangiye gutera amagi. Nk'uko nabibabwiye, igi rya dendo ni igi rifite agaciro gakomeye kari hejuru, kuko igi rya dendo bwaryo rimwe rigura amafaranga 1000 y'amanyarwanda kugera ku 3000. Bibarirwa hagati y'1000 kugera ku 3000 by'amanyarwanda. Nk'uko urimo urabyumva rero, dendo ni ubwoko bwiza wakorora ukeneye korora uwororeye amafaranga. Nk'uko twabibonye haruguru, imirire ya dendo ntabwo ari imiriro ikomeye cyangwa se igoranye, kuko wajya uyigaburira ibyatsi bisanzwe. Nk'uko muri kubibona hano, irimo irarisha ibyatsi by'ibibingo. Inkoko zitagoye, ntabwo zikenera ngo kurya ngo buraya gusa, uzigaburira urubingo, ibishekeshe, kuko waba zihaye ubwatsi bwose uzihaye ziraburya. Ibijumba ntabwo zikenera ngo ubikekagure, yari ibijumba bito ubishyiramo zikabirya zikabimirira aho ngaho. Ni inkoko nziza cyane mu bijyanye no kuzitaho, kuzorora, kuzigaburira. Nk'uko nabibabwiye, ku bantu bo mu cyaro noneho izi ni inkoko nziza kuri bo, kuko ni za nkoko uzajya usohora ukaziterera mu bande ukaziragira zikarisha, zirarisha n'inginga hagati y'isaha imwe amasaha 2. Ni inkoko ziba zihaze ukazibiza mu rugo, aho ushobora kuba waziragira inshuro 2 zonyine ku munsi. Ubwo ni ukuvuga ngo mbere ya saa 6 ufite kuzijyana zikaragirwa amasaha hagati ya 2 n'4, ukazicyura ku mugoroba nka saa 9 ukaba ukazisubiza mu kibara zikongera zikarisha, ukazicyura, bikaba birangiriye aho ngaho. Ifunguro ry'umunsi rikaba rirahagije, ukaziha amazi zikaryama, ukazongera ku munsi w'ejo gutyo gutyo, bitagusabye ngo ugende ugure buranda, uzihereza ubwatsi busanzwe bw'ibimera. Ibyo wakenera rero mu gihe utangiye korora, ushaka gutangira korora dendo, ni ibintu bitagoranye ko twabibonye haruguru. Icya mbere uzakenera akararo gato gafite isuku, karimo gatambitsemo uduti tw'inkoko zijya zihagararaho mu masaha zikiri mu rugo utagiye kuziragira, zigomba kuba zihagaze ku duti. Igihe zihagaze ku kiraro, zashaka kuryama zigurira ku duti zigahagararaho. Usabwa rero kuba ufite imishwi 2 y'inkokokazi n'undi umwe wa 3 w'isake. Nk'uko twabibonye ahandi mo ndabwira abantu bafite igishoro gito uburyo kiba bitangira. Ukaba ufite ahantu uzajya uziragira, no kuvuga ngo ufite ahantu uzajya uzisohora zikagenda zikaba zarisha ubwatsi busanzwe, cyangwa se ukazahirira ukajya ubukeka ukabuzigaburira mu rugo. Uko watangirira rero ku gishoro kiri munsi y'ibihumbi, nibura ibihumbi 100, reka turebe uko wabigenza kuri kino gishoro cyawe gito ugatangira ubworozi bwa dendo. Nk'uko nabikubwiye, uzagura inkoko zawe 2 z'inkokokazi n'iya 3 y'isake. Jya uzigaburira 2 ku munsi, mbere ya saa 6 ndetse na nyuma ya saa 6. Utegereza rero mu gihe cy'amezi 6 inkoko zawe zigatangira gutera. Zatangira gutera ukamenya ngo amagi urayabika gute. Nk'uko twabonye muri video yabanje, uburyo bwiza bwo kubika amagi kugira ngo ataza kwangirika, n'aya magi uzayabika ukoresheje buriya buryo. Yaba iyi video utarayirebye, wajya kuri channel ukayireba ukuntu wajya ubika amagi yawe kugira ataza kwangirika. Bika amagi neza rero, kuko iyo nk'uko ya dendo imaze gutera amagi hagati y'8 na 18 itangira kurarira.
Niba udashaka ko inkoko yawe aba ariyo iyararira, ufite kuba washyira mu mashini ikaba ariyo iyararira, cyangwa se ukayahereza inkoko isanzwe ya koroyira cyangwa se local chicken akaba ariyo iyararira, kuko iyo iyarariye n'ubundi ituragamo dendo y'umwihariko ya nyayo originali, akaba ariyo witaho. Uko dendo irarira n'igihe bifata kugira ngo iturage iki. Dendo iyo imaze gutera amagi nk'uko twabibonye hagati y'amagi 8 na 18 itangira gushaka kurarira. Iyo ishatse kurarira uyiha amagi rero nk'ibisanzwe nko ohereza izindi nkoko zisanzwe, igatangira kuyararira, ikajya isohoka rimwe mu munsi, cyangwa se iri hafi guturagaho isohoka rimwe mu minsi 2. Yagera hanze ukaba wayiteguriye ibiryo by'iri burye ukayigaburira, nyuma y'isaha igahita isubira ku kiriri cyayo igasubira kurarira. Dendo nk'uko inkoko zisanzwe zituraga ku munsi wa 21, dendo yo irenzaho igihe kuko yo iba ifite amagi manini, bivuze ngo bitwara nayo igihe kirekire. Dendo kugira ngo ibirangije guturaga bitwara iminsi 28, mu gihe inkoko isanzwe yo bitwara iminsi 21. Mu gihe uri buvange amagi y'inkoko zisanzwe n'aya dendo, bisaba ko ubanza gushyiraho amagi ya dendo akamaraho iminsi 7, ku munsi wa 8 ukabona gushyiraho amagi y'inkoko zisanzwe akazaturagira icyara ku munsi umwe. Ubwo rero iyo imaze guturaga nibwo utangira urugendo rwo kwita ku mishwi. Nimukenera ko nzabakorera video ivuga ukuntu wakita ku mishwi ya dendo kuva ivutse kugera nibura icutse. Umushwi wa dendo kugira ucuke neza uba uhagaze hagati y'ibihumbi 18 n'ibihumbi 25. Iyo abakiri inkoko y'umushwi yitwa igishugi ibihagaze ibihumbi 18 kugera ku 25 by'amanyarwanda. Abakeneye ko tuzakorera iyo video yo kwita ku mishwi rero kuva ivutse kugira icutse, waca muri comment ukabidusaba tukazakorera iyo video. Reka noneho turebere hamwe inama z'ingenzi z'ibyo wagenderaho kugira ngo dendo yawe ikure neza, iguhereza wa musaruro twavugaga haruguru bijyanye n'uko wazitayeho. Nk'uko twabibonye n'inkoko zisanzwe kugira ngo ziguhereze umusaruro ukwiye kandi uhagije, bisaba kuzitaho mu buryo bw'umwihariko, ukayitaho umeze neza nk'umuntu uzi ko ari kurera amafaranga. Reka rero turebere hamwe inama wagenderaho mu korora dendo kugira ngo ubashe kuba wabona inyungu zihagije nk'uko twagiye tubibona haruguru. Inama ahanini zikunze kugenda zisana n'izindi, kuko inkoko zacu nk'uko twabibonye zose zigomba kugendera kuri kondisiyo zitandukanye, ariko hari izo zihuriraho. Icya mbere rero zitaho, ugomba kugira isuku aho inkoko ziba. Nk'uko twabibonye, iyo ugira umwanda mu kiraro cy'inkoko zawe, umwanda ni imwe mu nzira ikurura indwara zitandukanye, kandi indwara zikunze guhita zibangamira ubuzima bw'iryo tungo. Icya mbere usabwa kugira isuku, ugahora usukura aho inkoko ziba buri munsi. Inkoko zawe jya uzihereza inkingo bigendeye muri stage y'igihe zigezemo cy'imikurire. Gusa dendo ntabwo zikenera inkingo nyinshi, ariko nazo hari inkingo zikenera. Nk'urugero ni Newcastle uba ugomba kuyikingira mu nkoko zawe kugira ngo zigire ubuzima bwiza, zikure zifite ubuzima buzira. Icya gatatu uzakora ni ukuzihereza ibiryo ku gihe. Nk'uko twabibonye, izi nkoko za dendo zikenera kurya nibura 2 ku munsi. Ukwiye kuziragira mu gitondo zikarisha zigahaga, ndetse na nyuma ya saa sita zikarisha zigahaga. Byaba byiza ukaba wakongeramo n'ibiryo wivangiye. Nk'uko nabibabwiye, hari video ndimo kubategurira y'ukuntu wakivangira ibiryo iwawe bisimbura buranda. Inkoko rero, icya kane ni uko inkoko zawe zigomba kuba zifite amahoro. Irinde gufata dendo ngo zivange n'inkoko zisanzwe, kuko zino nkoko zikunze kubangamirana mu mirire yazo, usanga zisahaguranwa kuko uba wazivanze n'inkoko bidasanzwe birya ku rugero rumwe, zitarya n'ibiryo bimwe. Irinde rero kuzivanga, zivangure dendo zishyira ukwazo n'izo zindi uzishyira ukwazo, kugira ngo buri nkoko uyiteho bijyanye na standard yayo. Nk'uko twabibonye, n'ubundi inkoko ntabwo zikwiye kuvangwa mu gihe zitari mu cyiciro kimwe. Inkoko z'imishwi zigomba kuba ukwazo, inkoko ziri hagati na hagati zikaba ukwazo, n'inkoko nkuru zikaba ukwazo. Cyane ko ahanini usanga zino nkoko zidakenera kurya ibiryo bingana, harimo izirya bike n'izirya byinshi. Mu gihe wazivanze rero harimo izibangamira izindi zigatuma zidakura neza. Na dendo rero yivangure mumwe n'izindi zibe ukwazo zonyine. Ikindi kintu wakitaho, iga gukoresha ikoranabuhanga mu bworozi bwawe. Shaka cyangwa se umenye neza ahantu wazakura icyuma cyitwa incubator,
aricyo dukunze kwifashisha iyo turimo turarariza inkoko. Kugira ngo ubone dendo nyinshi byagusaba kuba ufite kino cyuma, kuko kino cyuma gishobora kurarira amagi guhera ku magi ukeneye yose kuzamura. Bitewe n'amagi yose ufite, kino cyuma kirayararira kandi kikararira neza, ukabona umushwi ku minsi isanzwe inkoko iba ituragiraho, n'icyo cyuma kiguturagira amagi yawe kuri iyo minsi. Bibaye byiza rero ujya ukoresha ikoranabuhanga. Kuri wowe ufite igishoro, shaka amafaranga ahagije ugure icyuma wajya wifashisha mu kurarira amagi yawe. Unabikeneye wanyandikira inbox, nkaba naganira nawe nkakubwira uko wakikorera icyuma, kuko ino mashini twe turazikora. Watuvugisha kuri nimero zacu tugapanga, tukaba twagufasha gukora ino mashini. Ko twe imashini dukoresha ni imashini twikoreye, nawe rero watucaho ukatusaba, tukaba twakubwira uko twagufasha gukora iyo mashini yawe rero ukajya wituragira. Ikindi uzitaho, tangira usure amasoko atandukanye, ujye umenya ngo mbe ni irihe soko ritanga amafaranga menshi kurusha irindi, kuko agace gashobora gutanga amafaranga menshi aruta ay'akandi gatanga. Tangira rero ukore research ku isoko, umenye ngo isoko iri n'iri rigurishwa dendo cyane gusumbya irindi. Nk'amasoko akunze guhahirwamo n'abakongomani, uretse ubu ngubu wenda hari ibintu bitarabyamera subira neza mu buryo, ariko amasoko akunze guhahirwamo n'abakongomani bakunda guhaha dendo cyane. Usanga ayo masoko agira ibiciro byiza, aho usanga dendo zifite ibiciro biri hejuru. Nawe rero icyo uzakora, shakisha amakuru ku bijyanye n'amasoko, umenye isoko rigurisha dendo neza gusumbya irindi. Ube umenya ayo makuru mu gihe gutangira kugurisha inkoko zawe, uzamenye aho ugemura inkoko zawe, azaguhereza igiciro cyiza wishimiye. Reka turebere hamwe ahantu twasanga amasoko magari y'izi nkoko za dendo. Mu mahoteli akomeye manini nko mu mujyi wa Kigali, aho hantu ni ahantu wasanga isoko rya dendo rimeze neza. Mu mijyi nka Musanze, Rubavu, cyane cyane Rubavu hakunze gusohokera abakongomani benshi. Bivuze ngo hano muri Rubavu Gisenyi ni ahantu wasanga isoko rya dendo rimeze neza. Mu mijyi nka Huye naho ni ahantu wagurishiriza dendo zawe ku giciro gishimishije, ndetse ukaba wazigurishiriza muri Expo aho zabaye, ukaba wagerayo ukaba washakirayo abakiriya b'inkoko zawe. Ibyo rero nibyo bizaguhereza abakiriya b'igihe kirambye, bazajya bagura umusaruro ukomoka ku matungo yawe, ndetse n'izindi nkoko zisanzwe. Aho hantu nk'uko tuhabonye ni ahantu washakira abakiriya bakaboneka kandi b'igihe. Reka turebe rero kuri nibura ubuhamya bw'umworozi woroye dendo. Hari umworozi witwa Jale mu karere ka Rutsiro, aho tumusanga muri santere ya Rwinyoni. Akaba yaratangiriye kuri dendo 3 mu gihe cy'umwaka umwe, akaba afite dendo zigera muri 45 afite zikomoka kuri za nkoko ze 3 yatangiranye. Afite isoko ajya agemura inkoko ze muri Nkora ndetse n'Igisenyi, akabonamo amafaranga menshi ahagije kuri cya giciro nababwiye hejuru. We niyo mafaranga yatangiye gusarura. Urwo ni urugero rwiza rw'umworozi twagenderaho dutangira korora inkoko za dendo. Abantu muzakenera amagi yazo afite isake, uyu mworozi niwe nzajya kuba nabareberaho amagi mwakifashisha, kuko nkanjye amagi mbona ubu ngubu ntangiye kujya nyaturagisha iwanjye kuri ya mashini nababwiye, ntangiye kujya nyituragira. Gusa uzakenera amagi ntabwo muzayabura afite isake, nko murimo murabibona hano imbere. Ino ni isake irimo gushonda, ino ni isake na foto yengezewe, ariko agira inkoko nyinshi, kuko nkuko nabibabwiye ubu ngubu ahagaze ku nkoko 45, yaratangiriye ku nkoko 3. Urumva rero nawe uramutse utinyutse ugatangira buno bworozi, wazabonamo amafaranga menshi kandi ashimishije agendanye n'igishoro watangiranye. Inama nakugira rero, tangira buhoro buhoro ubyiyemeze, fata risike zo gutangira, ugende urugendo rwawe buhoro buhoro ufite intego y'icyo ushaka kugeraho. Dendo ni ubworozi bw'inkoko bubamo inyungu nyinshi. Wowe tangira ku mafaranga yawe makeya, uzajya ugenda wunguka amafaranga menshi witonze. None se wowe utegereje iki?
nk'uko twabibonye igisabwa ni ubumenyi tumaze kububona. Igishoro tumaze kubona ko ubworozi bwa dendo budasaba kubutangira ukoresheje igishoro kinini. Ku gishoro cyawe gike wahera ku nkoko zawe zitarenze 3 ukagenda uzamuka gake gake. Iki nicyo gihe rero ngo utangire nawe ushore ahunguka. Tangirira ku nkoko zawe nkeya ugenda uzamuka gake gake nkuko uri kubibona hano. Uyu nawe yatangiriye ku nkoko 3 z'inkokokazi n'isake imwe. Ubu ngubu nibyo afite, gusa tuzaba tubabwira uko bizaba bimeze mu minsi iri imbere. Ndagushimiye wowe wabashije kureba ino video. Niba wayikunze kanda like na comment. Jya muri comment wandikemo icyo ushaka ko tuzakorera muri video itaha, inama ukeneye, ubuvuzi ukeneye ku nkoko zawe zifite indwara runaka, kuko hano tubakorera video zibereka uko mwajya muvura inkoko zanyu no kuzirinda. Abakeneye gukora ingingo nazo turazikora. Hari ingingo tuzatubakorera zimwe na zimwe bidasaba ko tujya kugura zira zakorewe muri laboratoire. Ukajya uzihereza inkoko zawe ukabuyikingiye iyo ndwara ko yazahura nayo. Kora share rero, usharinge ku nshuti zawe z'aborozi nabo babashe kubona ano makuru nkuko uyabonye, nabo mutangirane. Ikindi uramutse ukeneye kujoininga groupe y'aborozi, hari groupe nafunguye aborozi duhuriramo tukagirana inama, duhana amasoko, nk'abafite amagi, abafite inkoko, abafite buri kimwe ukeneye ko ukigurisha. Hari aho duhurira muri groupe ya WhatsApp tukaba twahana amakuru. Abakeneye inkoko bakaba bashaka inkoko muri groupe, abazifite bakazigurisha nyagutyo. Groupe rero ukeneye kuyinjiramo, jya muri link y'iyi video, uraza gusa muri description y'ino video urasangamo link ya groupe, uyisangeho winjiramo. Mugire ibihe byiza, Imana ibahe umugisha mu byo mukora. Ciao ciao, bye bye.